hafi aho hari ibintu uri gukora mwana yakirisha tukabona muraturarura n'ibikize n'inyama mwana ziriye n'ibiki byose rebera none shabana n'ingegera wallahi ndebe uyu mukobwa kugira ngo umutsindire neza ntabwo bibaho ese shubwo niba utansomera mu bantu va mu nzira akazi urasebeje ngo nabo yansomera mu bantu oya namwe bamuzanye ntabwo ari ibyo ngo ndi mubi bacica uri mubi ngo ntabwo yansoma rero matwe tumuzanye mwana we uri indaya kumbi papa kumbi nawe ujya ugura indaya none se ko wakinze kongeraho ni amahoro shana amahoro mu muhanda hari ambutiyaje nyine bituma ninda kukugeraho impamvu nategereje ndarambirwa gusa nari ngukumbuye nanjye nari ngukumbuye cyane ntabwo twaherukanaga yewe waragiye uriburisha ntabwo ari ukubura ni akazi kenshi kaba kabayeho nyanguriye n'akabenzi ntabwo nagaherukaga vugisha ukuri ni ukuri uriya nyine papa ni umuntu ukunda ibintu by'amakoko amafi nyine kubera ko ari umusilamu ngo akabenzi ntabwo kajya kamugerera mu nzu ntabwo bakubwiye ngo ni akabenzi karakanda ntabwo ari akabenzi ni iki se bayita mucopo iyi ntabwo ari mucopo ni mucopo ni ukuri kw'Imana bangize umuturage ntabwo uri umuturage cyane akase wandi sora umuturage Musanze ugira ngo wapi siko buri Musanze haba amahoteli meza kurusha nyine y'i Kigali nyine ari hejuru kandi bakora ibintu byose akabenzi ibintu byose biba bihari amakuru yamamaza nyine amakuru ya mama nyine ni meza gusa nyine baba bankaniye nyine kuza i Kigali ntabwo biba byoroshye birumvikana sheri ni ukuri kw'Imana wari ushonje pe nyine nari nshonje rega ntabwo naherukaga inyama vugisha ukuri ariko rero umudiho uturuka mu itako koko se ubwo nta nubwo ureba nuko ngana zuba wari birumvikana nyine mbana twebwe iwacu dukunda kwirira abantu Musanze sinaguze ko turya cyane ugize ngo hano n'undi aravuga ngo udakora ntakarye umva tunabana nka buri byondi urebye nabi nakuri umva rero urabibona nyine umva nkubwiza ukuri uriya mwana ndagapfusha rukaragire ngomba kumutwara kiriya kigabo kanabonye indi n'ikidage kiraho oya kameze kazonzwe ukuntu wagira ngo namagara kagira oya none uriya mukobwa ujya imara rya wagira ngo ni igisakira ariko gifite amafaranga wabonye inyama birengeje ibintu birengeje ari twebwe turi kuziriye wenyine uriya mukobwa afite inda ariko cya gikobwa wagira ngo ni ikimusanze abakobwa b'imusanze bararya wagira ngo baba barabacometse akanuze kabiharaga kahita kabidaha mu nda ciyazi tunywemo ariko none se umva se mubwire we umva mubwire hariya hantu garuka ariko none ese bro aka kanya uhise upfa mu mutwe kiracyana kirarenze rebire none ngiye ngiye kukumanukira ku burara bwatanje none ubundi abakobwa b'Abanyarwanda urabazi bakunda akazi kumubwira ngo ngiye ngo mfite indirimbo 3 hari niyo mfite kwa element umva ngo heyidere umva ngo heyidere kiracyana tugitsindira kandi ibyo ndi kukubwira nyine umva nkubwiye tugiye kugira tugifate kare hagabo n'inyamibwa n'akaguryi umva tukakabwa tutakana ntago ari inyamibwa gafite amafaranga ahubwo weho nakanyembwa ikintu tugiye gukora cya gikobwa tugiye kugishukisha akazina nyine ikibazo gihari ni kimwe nitumara kumufata biragenda bite bose uri umwana se ntawe umwana bamushyira hari bakamwereka oya yewe nta mugabo urya mbere yuko umwana arya witonde ntese umwana barya ibyavuye ntabarya ibyo bakubaha ukumva ko narya imisigazwa yawe se ugomba kwirya kuko ninjye uba wabihaye noneho kandi hari ninjye uguhaye idiyo kugira ngo tujye none kiri twakora ubwo wamutsindira mbere niwe yamurya ugize ngo cyangwa se mire dufatanye haba ari umutangira bitari ibyo naho ngendagira mwifatire njye nkubwire kandi wa mukaritasi mva se ngende mukuru wawe ndakuruta birawe benyera kabiri ko nyica mu mutwe ariko buriya waraye nge nimufata ndahita mwibagiza biriya bibosi byose biza bimuhonga ubuntu bw'ubugoryi kandi urabizi niko kazi dukora twebwe bataciyaza tumwemusha reka noneho ngiye nkwereke ngiye kwigererayo none ni mu turajyana uko mama no nandi kukora tuno tuntu birashaje birashaje asa kana gace kakugiye ya na
Meze neza ariko. Meze neza. Saba bo baturutse hehe? Turabangamiye se. Ego kumana yanjye se ko mutangiye kumena y'inzoga. Haka noneho. Wagira ngo mwagiye mugenda gake. Wagira ngo mwanyweye ibyatsi. Amakuru yanyu se. Abura bazi se. Ariko twazigure ni nyine abanga urabazi. Ndabona ari abantu mbonye gutya. Nyine hariya twumvaga izuba rimeze. Yese ko kuki mwivanze kuri tebo yacu. Ko se umukobwa mwiza nkawe ni gute umuntu atamwegera ko. Ese. Ako nisere ko muziranye. Meze gute se boss? Sawa. Ari. Ari. Iyi ndege se meze gute? Iyi ndege. Niba muje kwicura kuri tebo yacu mumeneho round. Ako safi nawe. Agara umwana. Naguna ko ndi kumwe n'umuntu. Boss. Hari kirere ntabwo ndi boss ifite izina ariko. Okay, ntari wakwita. Ntabwo ariko ntabwo izina rya Kristo. Ako mugende gake muri make nyine hari ikintu cya kituzanya hano. Ubona ufite umwana wenyine natwe turi hano kandi umuntu ari kumwe icupa byibuze abashaka kugira ngo abone n'umuntu uri kumuganiriza hafi aho. Hari ibintu uri gukora. Mwana yakiriyesha. Tukabona muraturarura. Nk'ibiki n'inyama mwana ziriye n'ibiki byose. Ndebera none shaba abantu n'ingegera wallahi ndebe. Uyu mukobwa kugira ngo umutsindire neza. Wamugurira ibintu byose. Ego babwiye se byo ariko hagiretse ibyo sister. Wewe umva. Mutangiye gutoragura twasigaye ku isahane ngo mwe mwagura n'ibindi. Mureke kubisekiramo. Mureke gatumbabaza. Ibikize. Umva se musore. Hari ikibazo giye mfite. Wowe nta kibazo ufite ahubwo nijye mfite ikibazo. Ni iki cyo ufite iki kibazo? Twebwe twicaye hano sibyo? Mwebwe mwari muri sinzi naho mwari muri. Muje mutugwaho. Nta kudusuza nta kuvuga iki muza murya ibyo turi kurya ubwo se mufite ikihe kibazo ahubwo bari gutoragura twasigaye babona imbobo mvara nkubwire ahubwo mucunge neza matari ibisambo reka nkubwire sibyo kugira ngo urebe umugabo niba gukunda nta by'ubugabo tega amatwi dada ubugabo ni ibikorwa so mutangiye gutoragura twasigaye aho umugabo ni ibikorwa ukagira inkuru rero noneho rero umugabo ni ibikorwa gutse ubanze tuze nyine se we tuza tukubwira tujye gukina umukino hano bitwa True or Dare uwo mukino se wakina gute ko ntazi ibyo by'umukino ubwo wowe turakubwira ibyo ukora nyine kugira ngo uremeye ko ukina nuza ariko nuzi ibiki muri ibyo bintu muri kumbwa ngambwira ibyo muri kumbwa uremera ko ukina ntuwemera umva ngamumbwire ntacyo mumbwire dukine ngamumbwire dukine ntacyo bitwaye uri mu kibuga urimo nawe urimo bose ngamumbwire ibyo bintu twumva byari twagiye let's go urimo mbwira nta kibazo tugiye gukina umukino witwa True or Dare urumva ubwo utsindwa ni wowe wegukana uyu mwana ikaye ngo niwe wamuzanye ngo wamuvaye ngo za hehe ibyo nibitureba ariko murakabya mwabasore ibyo bintu urabiteguye muje umva oya wowe wemeye umukino sasa ikintu tugiye gukora hano uwo mukino tugiye gukora utsindwa arava mu kibuga usigaye agume naje kazi nikuri umuntu mu ntara za kunsura none mugiye no kumukino amahirwe yikiseho umukino biba ana amahirwe cyo bushobozi ikintu tugiye gukora ugiye gufata uno mwana oya buretse kandi ibyo kumubwira ngo agiye gufata umwana wabaye byitondesheje uri mu mukino yabyemeye oya ngiye mubanze mubaze umushu wanjye nabyemeye uri mu mukino wavuze ko umugabo ari ibikorwa ntiwemera ko umugabo wigaragaza se umugabo wigaragaza abahungu barabakira ngamubwira uwo mukino yamini ariko bemeze abantu bareze ariko reka tubemeze rega wenze ko nari ikintu utashobora reka tubemeze shu reka tubemeze ngamutubwira uwo mukino wanyu rero sasa turasabana umviriza rero umukino wawe witwa True or Dare uravuga cyangwa ukora mu mukino tugiye kugukoresha hitamo uravuga cyangwa urakora nkunda gukora mwana ngenda akora umunyembaraga nta kwivuguza nta gusubira nuwo nka turakumena umutwe n'amavide nta twabyemera ni nta kibazo kandi yabyemeye nta kibazo visi yemeye ko akunda ibikorwa akazi tugiye kuguha nk'umuntu ukunda ibikorwa ugiye gufata uno mukobwa umukuremo imyenda umurongore oya ahora arengere hanyuma se ubwo wowe n'uwo mukino nyabakingiye kurongora umukino reka byo kurongora munyibwire bagiye mu mukino twabyemeranije hano nta mikino ihari ese uwo mukino kwa ngo banshyira ngo bandongore hariya basi mutegeke reka je nkubwire wavuze gukora kandi nta bintu byo gufitira amahari twabyemeranije nta kibazo nabyemeranije nta bintu byo gufitira ugiye gufata uyu mukobwa urumva bizu irasanzwe uramujya iminwa tubireba na bari abantu bose ariko ngora bose babiri hari ibyo nawe haguruka wigendere
aragumana natwe wenda ryaho wewe ntakujya kuko ntabwo urimo umukino urimo siwe babajije Okay. uramujya iminwa cyangwa se bikunaniye uhaguruke wigendere umusige hano umudusigira n'iki twikomaze twe nk'abahungu Wose ni wo mukino. agako sheri Karakunaniye. ntago nagusomera mu bantu niba ari cyo kintu bambwiye cyo gukora icyo kirananiye va mu nzira Ntabwo yansomera mu bantu. oya ibyo namwe bamuzanye ntabwo ari ibyo Bivuze ngo ndi mubi. agerayo uracica Ngo ni mubi ngo ntabwo yansoma. Imbabazi uransindi. twita imbabare tuba turi n'imbobo z'imihanda none se ko ingati sitareka mubwira sibyo tuvuge amagambo make twewe twita imbobo ibintu binyuze mu mucyo dukinye se agatsindwa Ako shiri wanjye nyine aransebeje. wa mugabo n'imbwa gore ni mugabo mwe Ni ukubona agura ubunyama agura n'ubuyoga. ntabwo wabwaheraga ndi hariya ako namwe nibyo mukeneye ukuntu waburyaga niyo atakurongora ariko nureba nabonaga cyagirira cyarasa burya ukagira ngo ni ubunyobwa Ariko uzi iyo umaze guhaga umuntu akagupfubya. noneho reka nkwereke turahari twaje kugira ngo tubafashe twebwe turi babibako n'undi turi abapeti twareba wanye n'iki ni ngombwa ko twanagushakira igipapa kimeze neza kugira ngo nta by'igipapa sibyo kano kanyamaze kurya amaze no kunywa nkeneye umuntu uncemba akampfubura neza niyo mpamvu twe turacyari abapeti ntabwo twakurikirana neza wagwanye tugushakire kizehe Elvis buretse uyu mwana akeneye umuntu umukorera neza unkorera akazi yari buretse ako kuki uri kuvuga menshi havuga nari twebwe ngenda bizi ndiyamenya n'ubundi ndo mupfubuzi ugize ngo jewe uyu mwana tugiye kumukubita wa babiri none niturangiza duhite tumanika ibyo rero byo kumukubita ndabyumva ahubwo mbere yo kumukubita ninde uratangiye ari nge nawe umukuru ninde bro uranyuba ahantu unyuba byebye byo kukubahana ratari we fizi turakuramo agapira arirebera uricaguri ntacyo ndicagurira nyose afite bondo nta budomino ufite iby'amafaranga ubwo rero wewe ni iby'amafaranga aho ugendaga ahubwo gapitse kameze neza turahera kuri kano sibyo oya genda uryoheraho ni mu byanga ndabamena umutwe uri nyiribondo we ntabwo ushoboye akazi cyangwa se nyine ngaho bazi kankura bose wowe butuje uransanga wambobowe buri iyo nkuzana mu kigo warangiza ukajya kunjyana ariko genda n'ubundi akekaragwa vuba iyanjye yahagaze barashanga reba uwo mubuno sha Oh my God. do uramujyanye ariko nanjye ngiye kwicara hano nkugogerere hano ugende ukora akazi ka ariko nugaruka uransanga nanjye ndakwereka ndamukoramo akazi urahita wemera kambe nicaye ako burana mba nanababaye undi ni gutuma ufite nkuriya z'akanwa ko ariho duhera tunasuzuma ariko nta kibazo nuza ndagukubita ikosora ryandi uzajya uvuga ati nahuye n'imbobo. Oh no! Oh, no, 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 no. You think say they wise? Sorry, yo. May God not allow them, make them kill you. ndakamwafuye mwana w'Imana ngaho nawe njya kubikurikirana Ntabwo nashyiraho washyize sha ntabwo nashyiraho washyize ntumbwira ko kubyihoreye gusa ngiye bakubwiye yuko niho musubiraneyo wajyana ariko sinashyiramo ngewe cyangwa umujyane nta mpamvu yo musubizeyo banza utazari kwa YouTube uwo musubizeyo nge ntabwo nashyiramo kandi uko mvuze ntabwo namujyana mwambara umupira base murabure bizinga mbere yose by'uvuga Oh no! Oh, no, 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 no.
Nyasogwa mugiye kunshurura. Ubu ntabwo gucuruza twabwiye ngo hari umusaza ufite n'amafaranga. Afite amafaranga? Okay, twaje. Twamukugezaho. None ko twe twakubitiye njye nakubitiye ubu nani cyo naguhaye. Wahita gukoma n'inoti. ariko njye utakubiseho urama ku mafaranga Nabirenze. akabyere ntago nagasiga n'aka karimo se Yewe viye. Uje gute? vipi bana Direwa marka tumuzanye. Mwana we uri indaya Ese kumbi papa kumbi nawe ujya ugura indaya?